Shalom shalom, Yesu abaho umugisha, Imana ibagire neza, mwebwe mwese mukomeje kudukurikira kuri TikTok Arsene Ndikumana. Niba ari rya mbere ubanye natwe, ndagusaba kugira ngo udufollowinge kugira ngo ukomeze kudukurikira mu ijambo ry'Imana. Tuba no kuri YouTube channel Ndika Gospel TV, naho ujeho ukande kuri subscribe kugira ngo ukomeze kubana natwe mu mwanya tugenda dusangira ijambo ry'Imana, duhugurana, kandi ndabizi ko benshi mugenda muhabwa umugisha. Nagira ngo uyu mwanya dusangire amagambo makenya. Abantu benshi hari ukuntu bagenda birengagiza imirimo n'ibitangaza Imana igenda ikora, ntibabyumve ntibabyemere. Nagira ngo mbabwire ibyo bintu ntabwo ari ibintu bitanga uyu munsi, ni ibintu byatangiye kuva kera. Hari ibitangaza Imana Yesu yagiye akora, abantu ntibabyumve, abantu bagashaka ko babiceceka. Ariko reka nkubwire, niba udukurikiye uzi neza ko hari igitangaza Imana yagukoreye. Niba warasenze Imana ikagukorera igitangaza, ufite ubuhamya bugaragara, iki nico gihe cyo kujya kuri social media nawe ukavuga iby'imbaraga, kugira ngo abantu bamenye ko dufite Imana ikora ibitangaza. Ntiwihererane igitangaza cyawe. Wenda warasenze, warugwaye, Imana iragukiza mu buryo bufadika, ufite impapuro, ufite document bigaragaza, utanga ubuhamya, uvuge imbaraga z'Imana. Niba warabaye umushomeri ugasenga Imana ikaguha akazi, buri gitangaza cyose uzi ko Imana yakoze mu buzima bwawe, iki ni igihe cyo kubivuga kugira ngo isi imenye ko dufite Imana ikora ibitangaza, kandi turabizi neza ko hari abantu Imana yagiriye neza. Reka turebe iyi nkuru yo muri Yohana igice cya 9. Ni inkuru iryoshye cyane. Ni umuntu Bibiliya itubwira ngo yavutse ari impumyi, noneho Yesu amukorera igitangaza, uyu muntu arakira, arahumuka, aba muzima. Rero amaze gukira, abantu batangiye kubishidikanya. Usomye Yohana igice cya 9 ku murongo 8, Bibiliya avuga ngo abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza barabazanya bati, uyu siwe wicaraga asabiriza? Kuko yari impumyi, ubuzima bwe bwose bwari ubuzima bwo gusabiriza. Ariko amaze gukira, abantu baramubona, baravuga uyu si wa muntu twajyaga duha ibiceri, duha amafaranga ku muhanda. Bamwe bati niwe, abandi bati siwe, ngo icyakora ngo asa nawe. Batangira kwijijisha nkaho wagira ngo ntibamumenye. Bibiliya atubwira ngo nawe arabasubiza ati ninjye. Imana ishimwe cyane. Uyu muntu naramukunze, yarabwiye mwishidikanye, nije wa wundi wasabirizaga ku muhanda, nije wa wundi wari impumyi, ariko uyu munsi ndi kureba. Ku murongo w'10 Bibiliya avuga ngo baramubaza bati, mbese wahumuse ute? Arabasubiza ati, wa muntu witwa Yesu yatobye akondo akansiga mu maso, arambwira ati jya Silowamu wiyuhagire, nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. Uyu muntu yatanze ubuhamya, aravuga ngo wa muntu witwa Yesu, nta n'amakuru menshi yari afite, yamwise umuntu, aravuga ngo wa muntu witwa Yesu yarambwiye ibyo ngomba gukora, ndabikora, ndabyumvira, ndangije ndahumuka. Imana ishimwe cyane. Kumvira Yesu bituma twakira igitangaza. Kumvira ijambo ry'Imana, kumvira icyo Yesu atubwira gukora, bituremera igitangaza, kandi na societe dutuyemo ikabimenya. Hari abantu dufite Yesu yakoreye ibitangaza, baramwumviye n'ukuri, abakorera ibitangaza. Iki ni igihe cyo kubwira abantu ngo nitwe babandi twabaga ku muhanda twigurisha, nitwe babandi twasabirizaga, nitwe babandi twarabuze urubyaro, ariko twarasenze twinginze Imana, twingize Yesu atugirira neza, adukorera igitangaza. Uyu munsi dufite amashimwe. Iki nico gihe cyo kugaragaza iby'Imana yakoze mu buzima bwacu, kuko abisi hari igihe batabyumva, hari igihe bibaza ko tuba turi kubesha, cyangwa se abapasiteri badutumye kubivuga kugira ngo abantu baze mu masengero yacu. Oya, nibuzi neza ko hari ikintu Yesu yakoze mu buzima bwawe, iki ni igihe cyiza cyo guhagarara. Fata telefone yawe wirikodinge, uvuge imirimo n'ibitangaza Yesu yakoze ku buzima bwawe, kugira ngo abisi bamenye ko dusenga Imana yumva, kandi Imana ikora ibitangaza. Umurongo wa 13 Bibiliya avuga ngo uwari impumyi bamushira abafarisayo. Abafarisayo bari abantu bigira ko bazi iby'Imana, bigira ko bazi amategeko y'Imana, bari abanyedini babandi b'indani, ariko batari basobanukiye iby'imbaraga z'Imana. Ku murongo wa 14 Bibiliya avuga ngo kandi ngo hari umunsi w'isabato, uwo Yesu yatobeye akondo akamuhumura. Ngo nuko abafarisayo nabo bongera kumubaza uko yahumutse,
arababwira ati yasize akondo ku maso ndiyuhagira ndahumuka. Urumva abafarisayo nabo babajije uwo muntu ukuntu byagenze. Ku murongo wa 16 ngo bamwe mu bafarisayo baravuga bati uwo muntu si uw'Imana kuko ataziriza isabato. Ngaho nyumvira, abafarisayo bari abantu b'idini gusa bumvaga ko abantu bose bagomba kubahiriza amasabato n'amategeko, ariko ntabwo bari basobanukiye imbaraga za Yesu. Batangira kwita Yesu ngo uwo muntu si uw'Imana kubera ko ngo yakoze igitangaza ku isabato. Reka nkubwire, amategeko yawe ugenderaho atandukanye n'ubushake bw'Imana. Wowe ushobora gushyiraho strictire z'ibintu ukuntu zigomba gukorwa, ariko rimwe na rimwe iyo Imana igiye gutabara umuntu hari igisenyi by'abantu bubatse n'iby'abantu bashizeho kugira ngo igaragaze imbaraga z'Imana. Abandi bati ni umunyabyaha, abandi bati umunyabyaha yabashate gukora ibimenyetso bingana bityo. Urumva batangira kujya impaka, toya nta munyabyaha wahumura impumyi, ntibyigeze bibaho. Ngo baramupfa. Ngo nuko bongera kubaza uwari impumyi bati kubwawe umuvugaho iki ubwo yaguhumuye? Ati ni umuhanuzi. Ariko abayuda ntibemera yuko yari impumyi agahumuka kugeza aho bamariye guhamagara ababyeyi biwe buhahumutse. Urumva baze no kwizera ati uyu muntu ntabwo yari impumyi, baratubesha, ntabwo yigeze kuba impumyi. Bahamagara ababyeyi babo, ababyeyi b'uwo muntu barambwira ati uyu mwana ni uwacu, turabizi neza ko yari impumyi kandi nukuri ntabwo tugiye kubabesha pe. Urumva bagerageza kubacecekesha ati oya ibyo bintu ntibibaho, nimusubire kubivuga, nimusubire kuvuga ko umuntu yari ari impumyi. Ariko impumyi ikomeza guhamya avuga ati njyewe nari impumyi kandi Yesu yangiriye neza. Reka nkubwire, ntuzemere umuntu numwe ugucecekesha ukubuza kuvuga imirimo Imana yakoze mu buzima bwawe. Abyumva atabyumva, abyemera atabyemera, reka nkubwize ukuri, imirimo Imana yakoze mu buzima bwacu ntabwo dukwiriye kuyiceceka, dukwiriye kuyivuga, abantu bakamenya ko Imana yacu ikora ibitangaza. Reka nkubwire, ntabwo twebwe tugendera ku marangamutima y'abantu, oya, kuko aha Imana yadukuye n'ibitangaza Yesu yakoze mu buzima bwacu nta muntu n'umwe yari kubidukorera. Nagiye numva ubuhamya bw'abantu bagerageje kwivuza indwara zitandukanye bikanka pe, ariko Yesu akazibakiza. Ibyo ni ibintu biriho, ntabwo twabiceceka, ntabwo twareka kubivuga, oya, ntabwo twareka kuvuga imirimo Imana iri gukora mu buzima bwacu, oya, tugomba kubivuga. Ahubwo nawe niba ufite ibyananiranye mu buzima bwawe, niba ufite ibibazo mu rugo rwawe, mu buzima bwawe byananiranye, bizane kuri Yesu. Gabanya ibyo byubahiro byawe ufite, oya, ngwino ca bugufi, Imana igukize iyo ndwara, Imana igukize icyo kibazo kiri mu rugo rwawe, Imana izana amahoro mu mutima wawe. Ushobora kuba umukire ufite amafaranga ariko nta mahoro mu mutima ufite, ngwino kuri Yesu. Yesu aracyakora ibitangaza, Yesu aracyatanga ubuzima, Yesu aracyahindura amateka. Ngwino kuri Yesu akugirire neza mwene data. Reka nsoze mbabwire ngo Yesu aracyakora ibitangaza kandi arambura ibiganza. Umuntu wese uje umusanga, yaravuze ngo muze mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Ngwino kuri Yesu arakuruhura, ubundi dukomeze kwamamaza imirimo n'ibitangaza Yesu ari gukora mu buzima bwacu. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagire neza. Tuzakomeza kuganira amakuru menshi y'iby'Imana iri gukora tuyakura muri Bibiliya, kandi tugomba kubyizera kuko Imana yacu igira neza. Yesu rero abaho umugisha. Ubukristo ntabwo ari idini, ubukristo n'ubuzima. Umuntu wese wizeye Yesu nk'umwami n'umukiza abona ubugingo buhoraho. Imana imubabarira ibyaha byiwe byose, Imana ikamuha ubugingo. Ikindi, Imana itanga amahoro yo mu mutima, kandi nituva muri iyi si tuzabane n'Imana iteka ryose. Yesu abaho umugisha, musangize abandi kugira ngo n'abandi bakomeze kumva iby'Imana iri gukora hagati muri twebwe. Shalom shalom.